So umva mu rubohero kwa Shangazi niko project yanjye yitwa. Okay, ngo tubwire ibintu ukora ubikora ngo bigenda biti. Njyewe nitwa Shangazi, nkunda gukora ibiganiro kuri Afrimax imbere baktagikorera niyo twakoranaga ibiganiro by'umuryango tuvura indwara zifata imyanya y'ibanga ku bagore n'abagabo. Abagabo bitagenda neza, abagore bitagenda neza mu buryo bwose bushoboka. Ari ubujyanama, ari ubuvuzi turabikora. Nkorera muri shike muri -2. Abagore batarajya mu rubohero. Urwo rubeho mu buhiki. Dufasha abagore n'abakobwa bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda wo guca imyeyo. Icyo ntekereza ko nta kibazo. Tujye ku bagabo rero. Urugero uvuze ko indwara zose ku bagabo cyangwa weakness zose nka Sanda avuga mu muryango wa kigufi afite igitsina hafi ya ntacyo n'akaregeye. Mumufasha iki? Ku bintu bijyanye n'ubugufi cyangwa uburebure, Mana ya Nyagasani, aho hantu ntacyo nagufasha. Abagabo bagufi kandi banini akenshi ni siporo, nta kindi mukore siporo. Icyo nagufasha n'ubujyanama. Okay, tugaruke gato nkanjye w'ikiremba rero ndiye mpwisa. Warabivukanye? Ndiye mpwisa kuva ndiye mpwisa nta bushake nta nuka. Ariko wavutse ntacyo nakumarira. Ariko byaraje nyuma nakuvura. Ya. Nje ku bugufi bwaje nyuma. Ubugufi se kubera iki se habaye iki? Sugura konsiritera mu isoko. Yari consultation. Uzaza muri shike niho nkorera. Kandi nkomeza kubasaba imbabazi n'ukuri mumbabarire nacitswe. Umukobwa utaraca imyeyo uri hano uraza nkabigukorera njyewe ku giti cyanjye. Nta numwe wayiciye humura baraza ari benshi. Okay, uretse gato. Twagiye Queen girl. Tuganira na Shangazi. Shangazi. Oya, uretse tugende gato ya mwana wanjye. Tugende gato peri ndaje mu kanya peri mfite ibibazo ndibuze kumusaba bazi. Peri ntaganira n'abarwayi bose cyari. Ni wowe ubanje. Peri ntari kutwumva. Peri, hello baby. How are you? Gama makuru. Umeze utema. Mubazi ibibazo Shanga. Nsawa. Ese hari ibintu bijyanye no gushimyeyo hari icyo biziho? Hari amakuru yibanze ubifiteho? Bana amakuru yibanze ubifite ariko ngiye narabikoze. Nta makuru yibanze ubifiteho kandi warabikoze? Warabikoze ukaba utabizi? Ndabizi. Mu burire warayiciye? Yego. Warayiciye? Miremire se cyangwa migufi? Miremire. Mejaba noza. Emwe mutanago imwe yambaye ipantaro yishushanya. Ugenda usobanura. Ugenda usobanura utandukanye. Umwe imeze nk'umudodo. Iyo ngiki ikenya abagabo ntago ari myiza. Uzaze uzaze nkugabanyirize. Yego. Dushyiraho turasiba. Muranayikata se cyangwa murasiramura? Iyi weekend nakandari. Uretse gato. Ariko Shanga ko wavuze ko yongera ibyo kwigabanya birimo. Oya n'urwenya nuko ngira ngo twisekere. Ariko uwo byacitse ntacyo umufasha. Ariko hari n'abantu usanga tutareshya. Abantu tutareshya nabo retushe iremewe. Uraza tugakora retushe. Nk'iyamaderere. Barayishiririza. Retushe nk'iyamaderere. Retushe turayikora pe. Toshwa. Mubaze nk'umuntu mbona nanjye utarayiciye barayica bigakunda. N'ubyaye 5 ahubwo abantu twakira n'abantu bakuru gusa. Abantu b'imyaka 40, 35, 25, 30, 35, 40, 45, 50 abo bose barazi wanjye.
none se mu rubohero ubwo we ko muganga abaganga tumenyere ko bativura wowe biba ari tayari kandi wareka nkaza kwibariza yewe ndi tayari meze neza cyane nese nuruna kujya gutera uburezera bw'ibanze kandi ndagusaba se shanga uvugishije kuri hari mu myaka 50 waje we mici izina ry'Imana yo mu ijuru nsenga ndabakira Mfite ikibazo njyewe ni inyuma wabwanga gutimyeyo 50 usubwa imyengo yimaze ushaka kucyumva reka nsubize uyu muntu baza ngo 50 imyey yayimaze iki musubize nsubiza bagikubura wayimaze iki Bafata muri big screen. umva Mfite ikibazo umva nkusubize wombajije imyaka 50 arijya abikora agira ngo gusa adasaza arangaye hari ahantu sometimes hari abantu babikora ku mpamvu zitandukanye avuga ejo ntazarwara bakanyuhagira bagasanga nta kintu kiriho just to cover there kuhambika kugira ngo abeho hari covered kuko umuntu utaracimye haba harangaye harangaye nko kubona amenyo yaba ari hanze umuntu utariho Mfite ikibazo bazamani murabizi ko ibyo bintu twese tubikunda gushyiraho porotaye umuntu yashyize muri komantere ngo porotaye gufunga nyine buri kantu mu rubohero mwana wama baza abagabo murabizi ko ibyo bintu byo gufata umuntu wuncenceyemo ukayigira nk'amatwi y'urukwavu tubikunda biterwa n'umugabo ntabwo biterwa it depend biriya bintu turabyanga umuntu ubikunda simuza ko ari ibintu ni bibishaho naho nabibonye narirukanse ivugire nyine wowe ku giti cyawe ivugire wowe nande mu byanga uncenci igomba kuba iri natirere ibyo bintu byo kuzana amatwi muyikwedura wagira ngo ni incundura z'amazama wapi wowe uracyari umwana ushobora no kubura imanzi umugabo udafite experience ku bagore niwe uba utazi akamaro ko guca imyeyo oya shanga ntabwo abantu bose babikunda ariko niyivugire ku giti utabikunda nuko atabizi ariko umuntu utaranyoye amata ubundi yayakundira iki oya niba ari n'uwari ufite mu mutwe ukizana uruntu rukweduye kuriya rwuzuye mu ibogisi wagira ngo ni umufungo bashyiramo byinshi bajya bashyiramo duto nyine turi mu rugero neza ni ngombwa gushyira n'abantu bakuru uburyohe kari indani niho nta kibazo turimo turaganira nta kibazo ngaho tubwire utumaro dutatu tw'ibyo bintu akamaro utumaro dutatu muremera mbivugeho nisanzuye nta kibazo muremera mbivugeho nisanzuye nta kibazo ariko ntukoreshe amaterime yakubujije nkubwiye utumaro dutatu nanjye nubaha personality yanjye rega mugenzi utumaro dutatu tw'ibyo bintu uvuga umva nkubwire umva guca imyeyo akamaro ka mbere icyo bimara ubwa mbere iyo umukobwa yabikoze bitewe mada yaka tuzabishakira ikindi gihe umbabarire kabisa I'm twabandonye na sije twari turiho ntabwo ari ukugusuzugura ariko désolé it's okay mu gihe tugiye gufata nani live tugiye nicyo bita kunigana umuntu inkari nta kibazo mumpere shangazi gift tumwakire n'abantu bamufollowinge urumva sanga ntabwo ushobora kuronze ngewe umbwira utumaro dutatu muri inbox ndakubwira rwose njye ndi free kuri icyo kintu ko nibyo nkora nibyo nahisemo ibintu bishingiye ku muco abamuha gift mumuhe gift nk'umubyeyi hanyuma noneho muzashaka igihe cy'ibyo biganiro maybe next time iby'amarakerete twatumaze no kubirambirwa gende babikwedure babigire nk'amatwi y'urukwavu kandi buri kantu arabikunda buri kantu wowe kamubwira ikintu utazi ujya uceceka uracyari mutoya ntabwo uramenya kurongora ukabyara uracyari muto cyambere cy'umugabo kari ukurangiza mwamwumvise dore mwamwumvise ariko buri kantu muzamukorera mushaka bisa twakiriyeho umwana utaruzuza imyaka diyeze muceceke ibyo mubizo kure mu matwi y'abantu okay
nje nkwise mutangana fungura mic sheri na 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 sugo dufata ubugishusho naba mutinze bose na 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 iyi minota se ni iki sheri wanyu ubu ngubu baraguma muri mute iminota ine yose oya Peri mukanya Peri bebe akira nkukorera ni mute ani mute yo mic nakumutinguye dore bari kuvugira mu delegare debaga ngo nabaniga nyinkari urumva buri kantu niyo yavuze ihembe cyangwa Sande aje kuri kamera na bya birinete ndapfuye Sande aje kuri kamera mukanya igeze kuza n'ubundi no waragiye ntureba utangiye gukora ibintu by'ubwenge ubwo impano zitangiye kugaruka umwuka wari uheze umwuka wabyimbyimba nari meze umwuka none pe umuntu ashaka yanaba mutinga